Yesu nashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu, kandi ndanezerewe kuba muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo nziza ya 251, aravuga ngo munsi y'uwo musaraba w'umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze, nibuye ry'igitare rimbera igicucu rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana rero ko uyu munsi yabanye natwe, ndashima Imana ko uyu munsi yatugiriye neza, kandi kuba tugihumeka ni neza y'Imana. Kuba wageze imbere y'Imana ujye ushima Imana rwose, uvuge ngo Mana wakoze. Tudatinze rero, uyu munsi tugeze ku munsi wa 19 w'amasengesho. Ni umunsi ntekereza yuko buri wese ari kugenda abona Imana ku ruhare rwe, kandi abashakana Imana umwete bazayibona. Imana yacu ishimwe cyane. Turashima Imana rero ko itajya ibeshya, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Muri Yesaya 62:6 navuga ngo yewe Yerusalemu nshyize abarinzi bawe ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbabwire ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, yemwe abibutse Uwiteka ntimugacogore, yemwe abibutse Uwiteka mujye muhora mumuhanze amaso, kubera ko Imana irumva, Imana irakora, Imana iracyari ku ngoma, kandi nimuyiharire ingoma yayo kuko yarayitsindiye. Imana yacu ishimwe cyane. Umunsi w'ejo twari turiho tuganira ku bijyanye n'umugenzo, cyangwa se uburyo ki ibintu byo gusenga abantu babigize akamenyero, babigize nka sheriya, babigize mbese kumva ko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu kumva najya mu nzu y'Imana, kumva naza kuza gusenga, kumva natakambira Imana ngeze mu kibazo runaka. Ibyo byose akumva ko ari nk'umugenzo. Rwose Imana itugire neza. Twabonye uburyo ki Dawidi yaramenyereye yuko Imana imwumva, yaramenyereye yuko agira icyo ayisaba rwose ikamutabara. Yarwana n'iduba agasenga Imana ikamuha imbaraga, akatsinda idubu. Rwose yarazi ibintu byinshi, yari afite experience mu bijyanye n'imisengere ndetse no gutabarwa n'Imana, kubera yuko Imana yigeze yirahirira avuga ngo nta wundi ufite umutima nk'uwo nshaka usibye Dawidi. Dawidi rero yari afite umutima nk'uwo Imana ishaka. Igihe kigeze rero akoze icyaha, yibwira yuko Imana ishobora gukomeza kumwumva, noneho ngasengera uwo mwana, ariko biranga, bibi by'ubusa. Yari yigaraguye hasi araryama, biranga, yiriza ubusa, biranga, umwana arapfa, kubera yuko yibwiraga yuko Imana isanzwe umwumva. Yari akamenyero mu bijyanye n'imisengere. Rero twabonye neza yuko Imana itagikunda akamenyero, Imana itagikunda ibintu byo guhama abantu batobanga inzu y'Imana, bumva ibintu ari ibisanzwe, kandi nyamara barasengera hejuru y'ibyaha, barasengera hejuru y'ingorane, barasengera hejuru y'amatiku, y'amacakubiri, ibintu byinshi bitandukanye. Tubona neza yuko gusenga kwiza ari ugusenga k'umukiranutsi, kuko kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Kabone ngo naho uwo murwayi yaba ari gusengera, yaba ari umunyabyaha, iryo sengesho ry'umukiranutsi riramukiza. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi rero turavuga ku ijambo rivuga ngo gusengana imbaraga. Niryo jambo nshaka ko tuganiraho iminota mike cyane. Rwose gusengana imbaraga bivuze ko gusenga ubundi hari abantu basenga mu bunebwe, hari abantu basenga, kenshi twagiye tubona abantu basenga mu bunebwe. Reka mbahe nk'ingero nyinshi zitandukanye. Ujya kubona nk'umuntu afite gahunda yo gusenga rwose, ari mu materaniro cyangwa se ari mu rusengero, kubera yuko nyine atazi ikimugenza, atazi icyamujyanye, atazi intego y'ayo masengesho. Yaba yicaye no mu rusengero ukabona arasinziriye, atari uko wenda asinzirijwe n'umunaniro, kuko hari igihe umubiri rimwe na rimwe gusinzira k'umuntu biterwa n'umubiri. Hari igihe umubiri uba unaniwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wenda se yakoze imirimo ikomeye ivunanye uwo munsi cyane, noneho yagerageza kwicara agahita asinzira. Ibyo birumvikana, ariko ugasanga umuntu ntananiwe, ugasanga umuntu araho, ariko yagera mu rusengero agahita asinzira. Burya ntago abazi icyamujyanye. Akenshi ibyo babyita abanebwe mu nzu y'Imana. Noneho ukareba undi arabyutse cyangwa se agiye kujya kuryama nijoro, ukajya kubona aricaye ku gitanda atangiye gusenga, agahita asinzira, cyangwa se agahita asenga rya sengesho rivuga ngo Mana undinde nk'uko urinda abandi bose, agahita yiryamira. Ibyo ni ubunebwe mu buryo bw'umwuka, kandi ntabwo Imana ibikunda. Imana itugire neza cyane. Ubundi gusenga ni no mpamvu navuze ngo nshyize
muri Yesaya 62 umurongo wa 6 ngo yewe Yerusalemu nshyize abarinzi ku nkiki zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro, yemwe abibutsa Uwiteka nimugatuze. Na Yesu yigeze yabigarukaho muri Luka 18 aravuga ngo abantu bose, kuko yaciraga abantu umugani, ariko arababwira ngo nimba umucamanza atarubahaga Imana ntiyubahe n'abantu, kuki uwo mupfakazi yamurengeye? Bivuze iki rero? Aravuga ngo ntabwo azabura kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, kandi Bibiliya ikavuga ngo azazitabara vuba. Imana ishimwe cyane. Bivuze rero ko gusenga ni uguhatiriza, gusenga ni uguhozaho, gusenga ni ukudacika intege, gusenga ni ukubona nubwo icyo uri gusengera kitari gusubizwa ariko ugahora wibutsa Uwiteka. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Gusenga rero bisaba imbaraga, ntabwo bisaba ubunebwe. Abanebwe benshi barasenze, ayo masengesho ubundi bayita ko ari amasengesho agaburira abadayimoni, kuko ayo masengesho nta nubwo yanarengana parafo uriho urasengeramo. Ayo masengesho nta naho yagera. Icyo gihe atangirwa n'Abamedi n'Abaperesi, atangirwa n'imyuka yo mu kirere. Mu Efeso 6 batubwira uburyo ki tutarwana n'ibifite imibiri n'amaraso, ahubwo turwana n'abatware. Wenda ibyo tuzabigarukaho ku ngingo y'umunsi w'ejo ahari ngira. Ni ukuvuga ngo gusenga kwiza ntabwo ari ugusengana ubunebwe. Gusenga kwiza ni ugusengana imbaraga, kandi ukumva yuko icyo ushaka ukizeye yuko ugomba kukibona. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data, nshuti yanjye, iyo habayeho gusengana ubunebwe akenshi rimwe na rimwe ntabwo ushobora gusubizwa. Reka mbibutse neza, ugiye gutanga igitambo ukagitanga ufite icyo bita ubunebwe cyangwa se uburangazi, akenshi ushiduka icyo gitambo kihuye n'ibibazo. Mwibuke neza, Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu yigeze yajya gutanga igitambo, noneho bigeze ku gicamunsi, kubera yuko nyine yarangaye ngarasinzira. Amaze gusinzira, inkongoro ziraza zirya cya gitambo. Zimaze kukirya, Imana ihita ibwira Aburahamu, iramubwira ati kuko rero wampojeje isoni kubera ko utabaye maso, kubera yuko utigeze urinda igicaniro, utigeze urinda igitambo, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ubwoko bwawe buzamara imyaka 400 mu bunyage kandi mu mirimo y'uburetwa. Ni nacyo cyatumye Abisirayeli bamara imyaka 400 mu Misiri, ni ukubera yuko Aburahamu yasinziriye ku gicaniro. Imana yacu tugiriye neza cyane. Hari abantu rero baza mu nzu y'Imana bagasinzira, bityo umuvumo ukagera ku bana babo, umuvumo ukagera ku miryango yabo, umuvumo ukagera ku byo bakora, ku byo batunze, kubera yuko barangaye ku gicaniro. Imana itugiriye neza cyane. Bazanye ubunebwe mu misengere, bazanye ubunebwe bahamagara Imana, kandi nuyifata nk'ikigoryi izaza nk'ikigoryi, ariko nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo kugusengana imbaraga biragusaba yuko wumva yuko ugomba kugira Imana icyizere, kandi bikagusaba yuko ugomba gufata ibintu byose bikurimo ukabishyira hasi. Wamara kubishyira hasi ukumva yuko ugiye gusenga. Ntabwo gusenga akenshi, ubundi ngira ngo amoko y'amasengesho tuzagenda tuyagarukaho kenshi wenda mu minsi iza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo gusengana imbaraga akenshi bijyana no mu isengesho ryo kwizera, kubera yuko gusengana imbaraga biba bigaragaza ko uri gufightinga, uriho urarwana urugamba, kandi urwo rugamba urwana ntabwo uba uri kurwana n'ibigaragara n'amaso, uba uri kurwana n'ibitagaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero iyo uzanye ubunebwe, ni hahandi uzatangira gusenga ugatangira ukavangirwa no mu isengesho, cyangwa se akenshi uzabibona umuntu usenga adafite imbaraga z'umwuka wera, cyangwa se atari mu bihe byiza byo gusenga. Akenshi aba ari mu cyo bita totoloji, cyangwa se aba ari mu isubira amagambo, agasenga noneho akagenda asubira mu magambo rimwe cyangwa ubundi, avuga amagambo, avuga ibyo yasengeye, kugira ngo mbese afate amasaha, nimba ari mu materaniro byumvikane ko ari gusenga, bagire ngo ni umunyamasengesho yasenze umwanya munini. Ariko ikibazo ntabwo ari ko umuntu asenga umwanya munini, kuko ushobora no gusenga umwanya muto. Ndaje mbabwire umugabo wasenze umwanya muto ariko agasenga imbaraga zidasanzwe, kandi noneho mbabwire n'abantu basenze igihe kirekire ariko ntibasubizwa, kubera yuko ibyo bari gusenga batabizi. Icyambere mu gusenga n'imbaraga, ugomba kumenya uri gusenga ninde, uri guhamagara ninde. Utari wabasha gusobanukirwa uri guhamagara ngo umugire icyizere, umenye nimba nashoboye, ntabwo ayo masengesho yawe azagira icyo akumarira, ahubwo uzaba umeze nkaho uri gusuka amazi ku mugongo w'imbata cyangwa se ku rutare, niho aya mazi adashobora kugera iyo ajya, ahubwo aratemba. Imana yacu tugire neza cyane.
noneho iyo umuntu asengana hari abasengana ibitotsi mu by'ukuri, akabyuka mu gitondo wenda bavuze ngo ni muri niba turengera, ngo ejo twabigarutseho ku kintu kijyanye n'amasengesho y'akamenyero, akavuga ati okay, noneho kubera yuko hari niba ture kandi ninyisiba biragaragara nabi, baravuga wenda naraguye, cyangwa se baravuga ko nataye ntakiba muri groupe, reka njyeyo joining. Noneho ukajoininga, noneho wamara kujoininga ibitotsi bigatangira bikagufata, kubera yuko nyine ntabwo wabigize intego. Ubundi gusenga ni intego, gusenga ni umugambi, gusenga ni ukuvuga ngo ndiyemeje gusenga. Ubundi Daniyeli yigeze yamara imyaka ari i Babuloni, noneho muri icyo gihe ubuzima bwe yari yarabuhinduye amasengesho, bashyiraho itegeko ryo kuvuga ngo ntabwo abantu bazasenga, ariko Daniyeli we akingura imiryango, akingura idirishya, yerekeza Yerusalemu arasenga. We yarasengaga, bivuze ngo yari afite intego ivuga ngo ndasenga kuko namaze kumenya yuko ubwoko bwacu buzamara imyaka 70 mu bunyage, ariko ndasenga kugira ngo tuzave muri ibi bihe by'ubunyage, kandi ikindi ndasenga kugira ngo ntaziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Yari afite intego yamwemereraga gusenga ku manywa na nijoro, yari afite intego yamwemereraga kwinginga Imana. Ni nayo mpamvu byamuteraga ishyaka rikomeye ryo gusenga ubudasiba. Imana itugirire neza cyane. Iyo umuntu rero aryamye, iyo umuntu ari mu bitotsi, akenshi uzabumva hari igihe umuntu mubwira ngo senga, usengera amateraniro, aryamye ari mu bitotsi agasenga, wagira ibyaga akanaceceka. Twigeze tuba rimwe igihe kimwe turi gusenga, hari umwarimu twari dufite kuri eglise, turi gusengera abadayimoni tubirukana mu bantu. Noneho icyo gihe hari nijoro, twasengeraga umusazi, noneho turasenga bigeze mu masaha 8 saa 9, urumva turi muri ayo masengesho. Noneho umwarimu afata umwanya arasenga, nawe arahanika mu misengere, ariko mu by'ukuri asenga kuko twari turi muri gahunda yo kuvuga ngo buri umwe wese asenge. Noneho aravuga ati ese ko ndi mwarimu nintasenga biragenda gute? Arangije arasenga, agezemo hagati araceceka. Amaze guceceka muri ayo masengesho, twese aho twari turi turakanura. Tumaze gukanura twibaza icyabaye, umuntu yasengaga ahise aceceka, bigenze gute? Ahubwo se abadayimoni turi kwirukana mu muntu bahise bamujyaho? Arangije hashize nk'iminota nk'ibiri acecetse, twumva ahise akubita igitwenge. Turamubaza se bigenze gute? Ngo nari nasinziriye. Kubera iki? Yatangiye asenga, agezemo hagati arasinzira, kubera ntago yari afite purpose, cyangwa se yabikoze kuko avuga ati ndi mwarimu, baraza kumbona gute nintasenga nanjye. Rero akenshi gusenga n'ubunebwe, ayo masengesho agaburira abadayimoni bakabyibuha, ahubwo baguteraga rimwe bakagutera kenshi. Ni nayo mpamvu uzasanga umuntu azahora yisubiramo, azahora yigaragura mu bintu runaka bitandukanye, ni ukubera ko amasengesho yiwe nta mbaraga afite. Daniyeli yasenganye amasengesho imbaraga zikomeye cyane. Umunsi yari ari gusenga iminsi 21, mu by'ukuri ntabwo ubundi yari yapanze ko ari busenge iminsi 21, yari yapanze yuko agiye gusenga gusa, kandi Imana ikamusubiza. Noneho agitangira gusenga, ijwi ry'Imana, Imana yumva gusenga kwa Daniyeli. Imaze kumva gusenga kwa Daniyeli, ihita imanura ibisubizo. Imaze kumanura ibisubizo, bigeze mu nzira, marayika Gaburiyeli azanye ibisubizo, ahura n'abamedi n'abaperesi bari batangiriye mu kirere kugira ngo Daniyeli atabona ibisubizo byiwe. Ariko wibuke ko isengesho rya Daniyeli ryacaga ku bamedi n'abaperesi rikazamuka, Imana ikaryumva. Noneho icyo gihe imyuka mibi yo mu kirere itangira ibisubizo bya Daniyeli. Daniyeli asenga ku munsi wa mbere, Imana yamushubije. Asenga ku wa kabiri, akomeza arwana asenga kugeza ku munsi wa 21, aho byabaye ngombwa ko marayika Mikayeli amanuka akaza kurwana kugira ngo Gaburiyeli azane ibisubizo. Bivuze iki rero? Daniyeli yarasenze, yasengana imbaraga, kandi mu gusengana imbaraga harimo kurindira, harimo kwihangana, harimo kwizera ko ibyo uri gusaba uzabihabwa, hakabaho no kugirira icyizere uwo uri gusengera, uri gusaba. Imana yacu ishimwe cyane. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire, gusenga kw'imbaraga ni nayo mpamvu gukenewe muri iki gihe. Abantu muri iki gihe imbaraga zarashize mu misengere. Hari uwo babwira bati nyamuneka, njyewe mfite ikibazo, nyimaranye imyaka 30, nyimaranye imyaka myinshi, ariko ndabona Imana itansubiza. Noneho bikaba ngombwa yuko abyihorera. Ni nacyo cyabayeho ku mugore wari umaze imyaka 30, umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'Ibetesida, ngo yari yarabuze umuntu wamunaga muri ayo mazi, yari yarabuze umuntu wamufata ngo amushyiremo. Noneho Yesu amugezeho aramubwira ati
se bimeze bite? Ati ngewe amazi marayika aramanuka, abandi bafite imbaraga bafite n'abanagamo bakinagamo, ngewe nkasigara. Yari yaramaze kubona yuko yari itakarije icyizere yuko atazakira, ariko Imana imurebye imugirira imbabazi, iramubwira ati haguruka wikorere ingobyi yawe utahe. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, iyo dusomye mu Bami ba kabiri ibice 4 uhereye ku murongo wa 32 batubwira inkuru y'umwana w'umushunemukazi. Kandi wibuke neza ko uwo mushunemukazi yabyaye umwana kubera ko Elisa yari yamusengeye. Umushunemu yacumbikiye Elisa, arangije amwaturiraho urubyaro, noneho ngo abyare, umwana arapfa. Bamuzaniye, bahamagaye Elisa rero asanga umwana yapfuye. Noneho Bibiliya irambwira ngo byabaye ngombwa ko amwubarara hejuru umunwa ku munwa. Iryo ni isengesho abapagani muri iki gihe rimwe na rimwe nabo bitwaza. Noneho akaza ari umupasiteri cyangwa se ari umunyamasengesho, ngaje kugukora deliverance, ngaje kuguhumanura. Akakubwira ngo muri Bibiliya mu Bami ba kabiri handitse ngo umunwa ku munwa, ngo amaso ku maso, ngo umubiri ku mubiri, ngo amaguru ku maguru. Rwose waba uri umukobwa ugahita uvuga atari kuzika ari byo agiye kunderivura. Hanyuma rero akakubarara hejuru, ubwo nyine nawe urabyumva uko birangira. Ibyo rero bamwe barabyitwaza, ariko Elisa asengera uyu mwana ngo noneho ngo yumva ubushyuhe bumujemo uwo mwana bumaze kumuzamo. Elisa ikintu yakoze, ntabwo yahise acika intege ngo wenda ngavuge ngo wabona nshubijwe. Oya, ngo yaritemberejwe aho mu nzu. Uko gutembereza mu nzu niho kongera gushaka ikindi bita ingufu, ramforo y'Imana. Ngakomeza azenguruka aho ngaho, yishakamo akanyabugabo, yishakamo izindi mbaraga kugira ngo aze yongera asengera uwo mwana. Bene data, gusenga bisaba imbaraga. Gusenga ntabwo ari imikino, gusenga ntabwo ari ibintu by'akamenyero, gusenga ntabwo ari ibintu byoroheje. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo Elisa araza yongera amwobararaho, ngo umwana yitsamura 7. Imana ishimwe cyane, ngo aramuterura amusubiza nyina. Hahirwa rero abasenga batarambirwa. Elisa ntabwo yigeze arambirwa, ahubwo yarabikoze. Yumvise agashyuhe, arangije arakomeza, aravuga ati ntaho njya paka uyu mwana akize, paka uyu mwana azutse. Reka mabwire bene data, gusenga ni uguhozaho, gusenga ni ugutabaza. Hari abantu babonye agashyuhe, hari abantu bumvise agashyuhe bagira ngo birakunze, kandi reka nkubwire ntabwo byari bikunze, ahubwo wagomba kongera ukaza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe uyu munsi biri kumva agashyuhe ukagira ngo wenda byazutse, ukabona n'akantu gato cyane ukagira ngo birakunze. Ariko mva nkubwire, ibigombe byitsamure 7 kugira ngo ubuzima bwawe bube buzima mu buryo buri definitive. Imana yacu ishimwe cyane. Umugabo bita Eliya yigeze abwira umugaragu ati genda ujya kundebera nimba hari agacu. Ubwa mbere biranga, ubwa kabiri biranga, ubwa gatatu none aravuga ati oya subirayo. Umugaragu agezeyo araza aravuga ati ariko hari akantu mbonye kangana n'ikiganza. Eliya ahita amenya ko Imana igiye gukora ibitangaza. Reka nkubwire ngo hari agacu. Mu gusenga kwa biragusaba imbaraga kugira ngo ubashe kubona agacu, kandi nubona agacu ntuzazuyaze, ahubwo uzirukanke, kuko Imana izaba igiye gukora igitangaza. Imana ishimwe cyane. Mu Bami ba mbere ibice 18 niho batubwira amagambo y'uburyo Eliya yari ari ku musozi w'i Karumeli. Noneho abahanuzi ba Bali 450 n'abandi 400 bari 850 bose baraza ngo bateranira ku gicaniro. Ayo ni amakuru muzi cyane. Icyo shaka kuvugaho ni ikihe? Yarababwiye ngo nimusenge iyo mana yanyu, kuko yari yamaze gupanga avuga ngo Imana iri bumanura umuriro igasubiza. Iyo niyo Mana tuzakorera, iyo niyo Mana y'ukuri. Noneho ngo basenga Bali, barahamagara, barikebagura bigeza nimugoroba biranga. Eliya arangije aravuga ngo igicaniro cyanjye nimumeneho amazi. Bakimena amazi bugira 3, ngo amazi aradendera. Arangije arasenga, aravuga ngo Mana ndabizi yuko unyumva. Yaravuze ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndabizi yuko unyumva, ndabizi yuko ubasha kubikora. Ndagira ngo ibi bintu bikore kugira ngo wiyubahishe muri aba bantu, bamenye ko ari we Mana y'ukuri. Uyu munsi ugaragare ko ari we Mana y'ukuri. Nuko umuriro uramanuka muri ako kanya utwika igicaniro. Bivuze iki? Yari yagiriye Imana icyizere, kandi ntabwo yigeze acika intege. Gusenga nyako ugomba kuvuga ngo nizeye ko ngiye guhabwa. Hari abasenga nabi rero, kuko uwo basenga ntibazi yuko abishoboye. Abo bahanuzi ba
ba Bali bari barasengaga, ariko benshi muri iki gihe bariho barasenga ibigirwamana, bariho barasenga ba nyirarume, bariho barasenga ba se wabo, bariho abagabo babo babagize ibigirwamana, abagore babo babagize ibigirwamana, abana babo babagize ibigirwamana, akazi kabo bakagize ibigirwamana. Ariko uyu munsi ndagira nkubwire, ibyo wagize ibigirwamana ntabwo byabasha kukurengera, ahubwo Imana y'ukuri uyu munsi igaragare ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Bene data, nimureke duhaguruke dusengane imbaraga, nimureke duhaguruke dusengane umwete. Bibiliya irambwira ngo umurimo wose ukoze uwukorane umwete. Nimba ari ugusenga ubikorane umwete, nimba ari ukuririmba ubikorane umwete, nimba ari uguhanura ubikorane umwete, nimba ari ukubwiriza ubutumwa ubikorane umwete, nimba ari ugufasha ubikorane umwete, nimba ari urukundo urukorane umwete. Imana ishimwe, kuko iyo mirimo ntabwo izaca mu ruganda ngo ishirire, ahubwo Imana ishimwe izanyuramo yemye, kubera yuko imirimo yose wakoranye urukundo iyo ngiyo izaca mu ruganda. Imana ishimwe cyane. Nyamara iyo utakoranye urukundo izashirira mu ruganda. Imana ihimbazwe. Rero gusenga kwawe mwene data unteze amatwi, gukuremo ubunebwe, usengane umwete, usengane imbaraga, kuko gusenga ntabwo ari akamenyero. Ibintu bya shariya tubyibagirwe, ibintu by'akamenyero, ibintu byo bakubwira ngo senga gutya. Twagiye tubona uburyo ki imisengere y'abantu bamwe bayihinduye akamenyero, akumva yuko nagira gutya na gutya ari byo bikore, nasoma wenda se navuga ishapure yakumva nibyo, kandi akabikora kuko wenda amasaha ageze. Reka nkubwire, ishapure yagukiza uzi neza ko uri kubikora wumva ufite impamvu n'intego. Ntabwo ishapure yagukiza kubera umuhango. Reka nkubwire nshuti yanjye, umusilamu nimba azinga umuhango azasenga 5 ku munsi, akabikora kubw'umuhango, ntacyo bizamumarira. Ariko nabikora afite intego bizamukiza. Umva nkubwire nshuti yanjye, gusenga nyako ni ugusenga ufite intego, ni ugusenga ufite imbaraga, ni ugusenga nta bunebwe burimo. Hari abasinzira ku gicaniro inkongoro zikakirya, Imana ikavuma urubyaro rwabo. Imana itugire neza cyane. Nimureke duhaguruke dusenge, kandi dusengane uburyo bwose, dusengane umwete, dusengane imbaraga, twikuremo ubunebwe. Nimba ari amateraniro usenge wumva umeze neza, nimba ari mu rusengero ku cyumweru usenge wumva ufite imbaraga, wijyana ubunebwe imbere y'Imana, kubera ko niwicarana n'umuntu ufite imbaraga nawe uzamusiga ubwo bunebwe bwawe, kubera yuko ubunebwe bwawe bumeze nka airborne, bumeze nka virusi igendera mu muyaga. Iyo wicaranye n'inyatsi, n'umuntu ufite inyatsi agutera inyatsi, wakwicara n'umuntu ufite ibitotsi akagutera ibitotsi, kuko byamaze kuba nk'icyorezo. Imana yacu tugire neza cyane, kuko wicarana n'ababi ugahinduka babi. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora neza ugifite uburyo, iminsi mibi itari yaza. Imana itugire neza cyane. Nakwibutsa nkubwira ngo gusenga kwawe kube kw'imbaraga, gusenga kwawe kube ukubutsinze, gusenga kwawe kugiraho kukuvana, kugire naho kukugeza. Imana ishimwe cyane, kuko nusenga n'ubunebwe ntacyo uzageraho nshuti yanjye. Umunsi w'ejo ejo kwa gatandatu no ku cyumweru tuzaba turi kuvuga ku mbaraga z'amasengesho mu kurwana n'izindi mbaraga. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi wa none ikuremo ubunebwe, ikuremo ubunebwe, ahubwo dusenga n'imbaraga. Gusenga n'imbaraga birakora. Imana irabyumva, kuko abashakana umwete Uwiteka bazamubona. Imana ihimbazwe. Kandi wowe usenga ntuzacogore gusenga, kuko hazaba harimo patience, kuko ukeneye kugira kwihangana muri wowe, ukeneye kwizera, ukeneye kumva. Ese nayahe majwi uri kumva? Aho ntabwo uri kubona ngo Imana yaje mu muyaga, yaje mu muriro, yaje muri serwakira, ariko bireka banga ntabwo irimo. Reka nkubwire nshuti yanjye, ibyo wumva banza ubitekereze neza, wumve nimba harimo Imana. Gusenga kwawe rero ni kugere ku Uwiteka, kandi abashaka Imana uyu munsi bayibone. Mbaturiyeho gutabarwa n'Imana uyu munsi, mbaturiyeho kumva yuko muri mu bihe byiza byo gusenga. Uwiteka bagirire neza, Uwiteka abahe icyo umutima wanyu wifuza, Uwiteka abagurira imbago, abahe imbaraga mu misengere, abakuremo ubunebwe. Hanyuma duhaguruke twese tuzamura ibendera ry'Imana, duhaguruke twuzure umwuka wera, duhaguruke tugere ku cyo Imana ishaka ko tuba cyo. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Ndabakunda cyane. Imana ibagirire neza. Amen, 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 amen.